uraryamye ugiye kubona ubona umuntu w'umugabo bitewe n'ubuzima bwo bwose ubaye, cyangwa uri mu modoka uvuga ati reka nihenge kukumva umwuka nanone urakunize ushaka kukwasfixian no kuba urashaka kuguheza umwuka. Handi umuntu aryama akavuga ati uyu muntu yiriwe ari muzima, kuki apfuye? Ngo yaryamye ngo bubyuka yapfuye. Dore kiba kikubayeho ni iki ngiki, nicyo kiba kikubayeho nta kindi, nicyo kiba kikubayeho nta kindi, ni umwuka ushaka kukwica. Hari n'indi myuka izira. Amavuta TV. Nshuti bakunzi b'Amavuta TV, nizere ko meze neza cyane kandi muguye neza cyane mu bice murimo bigiye bitandukanye by'isi. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe kandi umugisha Uwiteka atanga ukomeze kubomaho. Ndabaramukije cyane. Mbere yuko dutangira ikiganiro nk'ibisanzwe, reka dusenge twiragize Imana cyangwa se twubaha Imana rusange kugira ngo ibane namwe, ibayishurire, ikomeze kubiyereka mu kuri kose. Data wa twese, mu izina rya Yesu Kristo, turagushimiye kuri Imana nziza kandi ugira neza. Izina ryawe niryubahwe kandi imbaraga zawe zogere muri twebwe. Imbaraga zawe zikorere mu buzima bwacu, amaso yacu yongere akwitegereze akubone, amatwi yacu yongere akumve bundi bushya, twumva uvugana natwe, twumva uganira n'ubuzima bwacu. Nsengeye umuntu ugiye gukurikira iki kiganiro, Mwami, fungura amaso ye, amatwi ye akorweho, yongere yumve uvugana nawe. Urakoze kuko uri Imana nziza, urakoze kumuhaye kuruhukira muri wowe, urakoze kumusubijemo ibyiringiro, urakoze kumusubijemo amahoro, mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen, amen. Bene data rero, mwagiye munyandikira mumbwira muti dusobanurire inzozi. Hari amatopiki menshi mwagiye mumbwira muti tuyaganireho. Zimwe mu nzozi rero mwagiye mumbaza, reka tugende tuzisobanura tuzivugaho nk'uko nagiye mbabwira. Rero inzozi iyo turebye mu by'ukuri mu buryo bwa Bibiliya tubona ko zituruka ku Mana. Umugaragu w'Imana Yobu mu bice 33 by'iki gitabo, umurongo wa 14, Bibiliya ivuga aya magambo. Aravuga ngo Imana ivuga rimwe ndetse kabiri nubwo umuntu atabyitaho. Mu nzozi, mu iyerekwa rya nijoro, igihe abantu bashyizweyo basinziriye ku mariri yabo, niho yumvisha amatwi y'abantu, igashyira ikimenyetso ku byo ibigisha. 17 ngo kugira ngo igamburuze umuntu mu migambi ye, ngo imaremo umuntu ubwibone bwe buhishwe. Imana ishimwe cyane. Aha dusomye muri iki gitabo cy'umugaragu w'Imana witwa Yobu, ibice 33 kuva ku murongo wa 14 kugeza ku murongo wa 17. Uyu murongo cyangwa se iyi mirongo kuva kuri 14 kugera 17 hatwereka uburyo Imana ivuga, ndetse si rimwe ahubwo ngo ni kabiri. Imana iravuga, ikomeza kwensista, ni ukuvuga ikubwira ati nyabuneka reba. Ni ukuvuga ko abo twagiye tuganira ubuzima bw'umubiri tubayeho mu isi y'ibifatika cyangwa se physical world, iri determined by spiritual world. Ni ukuvuga ngo isi y'ibifatika, ubuzima ubaye mu buryo ujya gucuruza, uburyo uzinduka ujya mu kazi, ingaruka zabo mwashwanye, z'ibyo wungutse, z'ibikubabaje, ibyo byose ni umusaruro w'ibiba byakorekewe mu mwuka. Imana ijya ibikusanya rero, turebeye muri iki gitabo, ikagenda ikuganiriza, ikuburira, ikwereka ko ibiri kukubaho ari byo bya bindi rero biza bikakwituraho ari ibifatika ariko byacuriwe mu kirere cy'ibidafatika. Ubwo bitujyana mu Efeso ibice 6 umurongo wa 12, hakatwereka ibidukiranya cyangwa se ibyo dukirana nabyo. Ibyo dukirana nabyo rero nibyo bimwe mu bigira ingaruka z'ibyo turiho.
Bibiri ikavuga ngo kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Bisobanuye ko bwa buzima tugerwaho n'ubwo tubayemo n'ubwo tugenderamo hari ahandi hantu imyuka icurirwa. So icyo gihe rero tuba dukeneye gukirana mu buryo bw'ubumana kugira ngo tubashe kubaho nk'abatsinzi mu kirere cy'ibifatika, ariko urugamba rwacu rudashingiye mu bifatika. Ni uko utakagombye gushwana na Jean Paul na Claude na Noel na Jean na Kevin, ahubwo wowe ugomba gukirana n'umwuka utuma bagukiranya bishingiye ku isi y'ibifatika ariko byaturutse mu isi y'ibidafatika. Reka twihuse turebe muri izi nzozi twihuse. Impamvu dutinda cyane muri introduction cyangwa se introduction, tuba dushaka kugira ngo tubanze twumvikanishe mu by'ukuri ikirere kibitubaho. Muri ibyo byose rero Imana igira gutya ikatwoherereza inzozi irimo iratuburira ibitubaho, ibitugendaho, ibitubamo. Zimwe mu nzozi rero zikomeye cyane, hari ukurota ujya kumva hari ibintu biri kukuniga cyane, ukumva wabaye pararizi, kumva nuri kunyeganyega, ukumva ibintu byakunize, ndetse ukajya kumva bigiye kukwicuka mu kuvuga ngo izina rya Yesu, bikaba birakurekuye, kumva birakurekuye. Iyi myuka izikakuniga ikagutsikamira ikanga kukurekura, n'imbaraga z'umwijima zishaka kukwica igihe cyawe kitaragera, cyangwa se zishaka kugukura mu buzima bwawe, zishaka gushyira ubuzima bwaweho iherezo. Iyi ni imyuka mibi ikomeye cyane ishaka kukubuza ubuzima. Ese izi nzozi waba warigeze uhura nazo? Igitabo cy'Umubwiriza ibice bitatu umurongo wa mbere n'uwa kabiri, umva uko Bibiri yivuga. Biravuga ngo ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo, n'icyagambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo. Hariho igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa, igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandura ibikuri. Mu yandi magambo bivuze ngo hariho igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa. Iyagennye yuko wabaho igihe cyo kuvuka niyizi igihe uzapfira. Igishaka kukwica rero kirashaka kukujyana igihe cyawe kitageze. Nuko yuko hariho igihe cyaremwe cyuko uzavuka n'igihe cyaremwe yuko uzapfa. Hagati y'iyo myaka rero hari igihe hazi igishaka kugutwara ubuzima, aricyo cyitwa umwuka wo gukenyuka. Mu yandi magambo icyo gishaka kugutwara ubuzima ni umwuka w'urupfu, ariko w'igihe cyawe kitageze. Yobu ibice 5 umurongo wa 26, Bibiliya hari ikintu ivuga nacyo gikomeye cyane. Yobu ibice 5 umurongo wa 26, Bibiliya ivuga iki? Biravuga ngo uzinjizwa mu mva yawe ushaje neza nk'umuba w'ingano uhunikwa mu gihe cyawo. Satani arashaka kugutwara ubuzima, Satani arashaka kukwiba igihe cyawe kitageze. Uzumva rero rimwe na rimwe uryamye, waba uri muri sieste cyangwa uri gutekinga nap, ni ukuvuga cyagiye ufashe akigobeko ko ku manywa, wari wihengetse, uvuye mu kazi urananiwe, urigobetse ushatse nk'usinzirira mu biro byawe cyangwa sahuri, cyangwa se wiri uhinga ariko uravuga ati ariko wakigobeka mu murima gato yangasinzira, bitewe n'ubuzima bwari bwo bwose ubaye. Cyangwa uri mu modoka uvuga ati reka nihenge, kukumva umwuka nanone urakurize ushaka kukwa asphyxia, no kuba urashaka kuguheza umwuka. Ane handi umuntu aryama akavuga ati uyu muntu yiriwe ari muzima, kuki apfuye? Ngo yaryamye ngo bubyuka yapfuye. Dore kiba kikubayeho ni iki ngiki, nicyo kiba kikubayeho nta kindi, nicyo kiba kikubayeho nta kindi, ni umwuka ushaka kukwica. Hari n'indi myuka izira mu kuraryamye ugiye kubona ubona umuntu w'umugabo aje kugusambanya, uri umugore, aje kugusambanya, agize ibyo agukoraho, yakuziritse amaguru, yakuziritse amaboko, yagufashe ku munwa akagusambanya. Uri umugabo ukarota uri gusambanya umugore, cyangwa uri gusambanya mwene wanyu, uri gusambanya mushiki wawe, uri gusambanywa na musaza wawe. Iyi ni imyuka ishaka kugutwara ubuzima ariko igihe kitageze. Ni imyuka ishaka kugutwara ubuzima igihe cyawe kitageze. Igihe cyawe kitageze. Ni imyuka mibi cyane.
iraza igafata ibyo bihaha byawe, iraza igafata mu buhumekero bwawe, igacakira ubuhumekero bwawe, ukabura ubwinyagamburiro, ukabura uko winyagambura. Igihe cyawe Satani arashaka kugitwara. Satani arashaka kugitwara. Ku bantu bakunda gukonsoma ibiyobyabwenge cyangwa se banywa amayoga n'ibindi bintu bitandukanye, iyi myuka ikunda gufatirana abantu muri icyo gihe, ugasanga yanyweye, yaraye mu mayoga cyangwa se n'ibindi bitandukanye by'ibiyobyabwenge, yapfuye. Yishwe n'iki? Yishwe n'iyi myuka. Rimwe na rimwe habaho za autopsy cyangwa se postmortem. Izi postmortem cyangwa se ibizamini byo kwa muganga bikagaragaza ko izo nzoga zakwishe, ariko mu by'ukuri sizo. Zirashobora kukwica nibyo mu buryo busanzwe, ariko nanone inshuro nyinshi iyi myuka itwara abantu muri iki gihe. Urwandiko rwa mbere Petero yanditse ibice 5:8, Bibiliya avuga ngo mwirinde ibisindisha, mube maso. Be sober, be vigilant. Mube maso. Hagarara ube maso. Wirinde ibisindisha. Why? Kuko hari igihe ubigenderamo. Biravuga ngo kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare, yivuga ashaka uwaconshomera. Because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. So mwirinde. Biravuga ngo mumurwanye mushikamye kandi mufite kwizera gukomeye, muzi yuko bene data bari mu isi muhuje imibabaro. Ngo kandi Imana igira ubuntu bwose, yabahamagariye ubwiza bwayo buhoraho buri muri Kristo, izabatunganya rwose ubwayo, ibakomeze ngo ibongere imbaraga nimumara kubabazwa akanya gato. Ahavugwaga kuri tribulation cyangwa se akaga kagombaga kuba cyangwa se kazaba, birigasoza muri icyo gice igenda ivuga ngo icyubahiro n'ubutware, Imana nyir'ubutware bibe ibyayo iteka ryose. Amen. Imana ishimwe. Mwene data, komera, ntacyo uzaba. Wirinde. Satani agira amaco menshi, inzira nyinshi, taktike nyinshi zo gutwariramo ubuzima bw'umuntu. Wa mumama we, wa musore we, wa mukobwa we, wa mugabo we, hari uburyo Satani strategiquement ategura bwo kugutwaramo ubuzima bwawe. Yohani ibice 10:10, Bibiliya avuga ngo umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura, ngo ariko njyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse ngo zibone bwinshi, abundant life. Aravuga ngo ninjye mungeri mwiza, ni umwungeri w'ubuzima bwawe, ni umwungeri w'ubugingo bwawe, ni umwungeri mwiza ngo apfire intama ze. Imana ishimwe cyane. Wirinde. Izi nzozi zo muri ubwo buryo ni inzozi ziza kugutwarira ubuzima, ni inzozi Imana iri kukuburira ko Satani ashaka gutwara ubuzima bwawe, ashaka gutwara ubuzima bwawe, ariko nta kintu azigera gutwara, nta kintu azigera gukoraho na gito, nta kintu azigera agukoraho na gito. Timoteyo, urwandiko rwa mbere Paulo yamwandikiye, yari umuhungu yakundaga cyane Timoteyo. Amwandikira urwandiko rwa mbere ibice 4 umurongo wa mbere, amubwira aya magambo. Bibiliya avuga ngo ariko umwuka avuga yeruye ati mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni, bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha b'abanyabinyoma, bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo nk'iz'ubushye.
hari abantu bagenda bapinga iburira ry'Imana binyuze mu nzego zose z'umwuka, harimo n'inzozi z'Imana, ngo ariko ibintu by'inzozi ngibiki ni ijambo ry'Imana. Bene data, turi gusoma inyuguti ku nyuguti. Nimba Imana ishobora kuvugana n'abantu yaremye mu nzozi, ngo mwiyerekwa mu ndoto za nijoro, kubw'urukundo Imana idukunda ibasha kugenda iganira natwe. Mwirinde bene abo bantu, mubirinde mubajye kure. Imana irakuburiye binyuze muri izi nzozi urota amanywa na nijoro. Imana irakuburiye. Ubutaha tuzasobanura n'izindi. Mwandike inzozi mushaka ko tuzagenda dukoresha ibyanditswe byera. Bibiliya iravuga ngo iki? Yatubwiye kuri wowe wagiye urota izo nzozi z'ubwo buryo zerekana yuko nyine ari urupfu rwihuse cyangwa se gukenyuka ku buzima bwawe. Wirinde kandi ukomere ushikame. Bibiliya yatubwiye mu gitabo cyawe ibice 5:26 ngo ariko wowe uzinjizwa mu mva yawe ushaje neza nk'umuba w'ingano uhunikwa mu gihe cyawo. Nk'umuba w'ingano uhunikwa mu gihe cyawo. Imana yagennye yuko uzinjira mu mva yawe ushaje neza nk'umuba w'ingano uhunikwa mu gihe cyawo. Wirinde uhagarare kigabo. Imana irakuburiye Satani atagutwara ubugingo. Impamvu Imana yerekana izi nzozi ni iyihe? Ni ukugira ngo usengere ubuzima bwawe, wegere umukozi w'Imana, wumve icyo kirere, musengane. Imana irakuburira kubw'urukundo rwayo amanywa na nijoro. Dusenge. Shikama, humura, wagiye urota izi nzozi navuze. Komera. Data wa twese, mu izina rya Yesu Kristo, mwene data amaze kumenya yuko izi nzozi yarose uri kumuburira ni inzozi zerekana yuko uri kumuburira ko Satani ashaka gutwara ubugingo, ko ashaka gutwara ubuzima bwe prematurely. Iyi premature death, urupfu rwo gukenyuka, ndarukura ku buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenya uyu mwuka mu izina rya Yesu Kristo, ukurwe ku buzima bwe, agira ubuzima bwiza, amenye ijambo ryawe, ahishurirwa ubutware afite muri Kristo Yesu, ahishurirwa ubutware muri iri jambo rivuga ngo azinjizwa mu mva ye ashaje neza, ngo nk'umuba w'ingano uhunikwa mu gihe cyawo. Urakoze kutanga ubugingo, kandi urakoze kutanga ubuzima, zoe ubuzima bw'ubumana. Aho Bibiliya ivuga ngo naho umuntu yapfa ngo azapfa yiringiye, kandi bene ibyo byiringiro ntibikoze isoni. Mwambika imbaraga uyu mubyeyi, mwambika imbaraga uyu mugabo, mwambika imbaraga uyu mukobwa. Reka uyu mwuka ukurwe ku buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo. Azajya arota, aryame, yisegure, yizigire, kuko akwizeye nk'umwami n'umutabazi. Urakoze kuri Imana nziza, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amavuta TV.